Randy Road yumva ni umukobwa usobanutse ujijutse uzi ibintu bya procedure zo gushaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho aramubwira ati wowe reka nkwereke, wowe binshinge mpereza icyangombwa cyawe cy'ubutaka, nge nzagenda kunuza ku murenge ziranye n'abantu babimfashamo babikore icyangombwa bakimpe nkikuzanira ukora ibintu byawe utuje. Randy Road ubwo icyo yakoze niki, yamukubise icyangombwa avuga ati uno muntu ndabona azavamo umugore kabisa. Nyine Randy Road yahise amwishimira, yumva abaye interese, nyine aravuga ati tuyu ni wo mugore ubundi nifuzaga, ati azi ubwenge, azi uburyo ki ibintu bikorwamo ibintu nk'ibyo ngibyo. Randy Road abamukubise icyangombwa kugikubita umukobwa yari afite musaza we w'umunoteri. Nyine abanoteri murabazi badiringa ibintu bijyanye n'ubutaka n'ibiki byose. Noneho umukobwa yahise akora, noneho buriya biba ari hatari. Umukobwa yahise agenda yegera musaza amubwira ati rero hano ndagira ngo dutsindire inzu mu buryo bwihuse cyane. Maze umukobwa aragenda yakserera umusaza, aramwaksera bya hatari, tari kurabona nkaha ukubisemo udukaro byaba ari sawa. Urumva umugabo yaragiye ajya kuri banke abikuza miliyoni 3 n'igice, araza arapavinga gutya korotire mwimbere mu gipangu hose, arahakora neza, siga amarange, korotire arakora. Nyumva yari yatse icyangombwa cyo gusana inzu. Nyine yaragiye inzu arakora neza, aravugurura akaza akagira neza, agaparika neza kabisa, kamera neza. Noneho sasa bagiye babona haje abantu umugabo atazi, araza yagiye kubona haje abantu 3 baraza, aravuga barasuza ati mwiriwe neza, ati mwiriwe tumeze mutete ni sawa. Noneho abona umwe aratanya avuga ati urabona ati inzu ni iyi ngiyi, ati hano inyuma gutya hari n'amanexe 2. Noneho nyiri inzu ntiyarazi biri mu kujya mbere. Nyine urumva vuga ngo taba abagabo rero ureba hano barakurega yuko ubabereye mu nzu, ukabaranze kwishyura ubukode, bakaba nagusabye kuyivamo, bakakwandikira na priyave ngo ukayibacira mu maso, ukavuga ngo ntago uzayisohokamo. Ibyo bintu urabivugaho iki? Process zabaye ndende, noneho ubwo ikirego mbese kiba kibaye bushyashya. Noneho baramubwira ati sasa rero nyine urumva umugabo yabaye nk'uguye mu kantu, yibaza ukuntu inzu ye bwite yamwandukuweho ikandikwa ku wundi muntu, nta notification, nta kintu na kimwe kibaye. Nyine mbese biramurenga, nyine biramuyobera. Noneho sasa ukuntu byaje kugenda, noneho ubwo yaraje abiganiriza wa mukobwa, urumva bari bageze noneho no kuri ya level yo kugira ngo bagire gute babane, kuko urumva niwe muntu yari asigaranye umeze nk'aho ari nk'umujyanama. Araza amubwira tuzi ibintu byambayeho, byagenze gutya na gutya na gutya na gutya. Noneho sasa umukobwa reka amubwire ngo agiye kumufasha ngo amushakire umwavoka. Urumva arangije amuzanira musaza we, amuzanira wa musaza we, urumva ngo niwe uje kugira gute, niwe ngo uje kumuburanira mu by'amategeko. Kumva uwo musaza wazanye niwe ahubwo wagize uruhare mu gufata yanzuye ayandika ku wundi muntu. Nyine sinzi impamvu kwihangana ntabikubwiye byananiye rwose. Ibaze ko turi gutanga promotion guhera ku 120 gusa, tukubakira website tukanayiguhostingira mu gihe cy'umwaka wose, tuguha ubujyanama bwo kuyibyaza umusaruro. Tugane tugufashe. Nimero zacu ni 07 8 3 7 80 Ibi bintu twarabyize rwose kandi twanabyize neza. Murakoze kunyakira, nanjye nishimiye kongera kubana namwe. Nanjye ndizera hari maze kuba umusango, kuko ni inshuro ya 2 nanjye nisanze hano kuri Adoyi Empire. Bushize naraje turaganira, n'uyu munsi nyine niyo mpamvu nifuje ko nagaruka. Ibyo byose buriya wenda abakunzi ba Adoyi barabikunze, ntago nanjye mwari buntumire nyine ngo mbatenguhe kuza. So rero ntago nge ndibuze kubaganirira ku buzima bwanjye bwite, wenda nzabaganirizaho ubutaha nta kibazo. Ariko uyu munsi
nateguye kubaganiriza ku nkuru, ariko wenda impamvu mbyise iyi nkuru ntabwo ari ibintu n'ubundi byabaye kure yanjye, kuko ni ibintu byabaye ku muntu wigeze yaba landirodi wanjye, nyine yigeze yaba uwo ncumbitseho, nyine niko nabyita. Ni ikintu nyine yanganirije, numva hari ikintu nyine binyigishije mu buzima, numva hari ubundi buryo ki ntangiye kumvamo ubuzima, hari indi perspective binsigiye mu buzima. Sasa rero ukuntu bimeze ni vuba aha ngaha, ntabwo ari kera. Ni mu 2022 ubwo hazagamo akantu k'agapoze muri covid. Hari ukuntu covid yagiraga gutya ikaba hakazamo agapoze, bakongera bagasubizamo guma mu rugo, ibintu nk'ibyo ngibyo byo bihe murabyibuka, ni muri za 2022 gutyo. Ntabwo ndi buze kuvuga izina rye, kuko icyo ngambiriye ntabwo ari ugushyira umuntu hanze, ahubwo icyo ngambiriye ni ukubasangiza isomo nigiye mu nkuru ye, kandi ni nacyo nyine nifuza namwe kubasangiza. Hari 2022, ndibuka ko hari mu mpeshyi, nibwo impeshyi yari gitangira. Umupapa abagize gutya, hari haciyemo igihe umudamu we yari yaritabye Imana, n'umupapa mukuru. Ariko no mupapa yagiriwe ubuntu bwo kugira gutya nyine asigara mu mitungo y'iwabo, ariko ntago nyine yari wa muntu wari warize. Nyine ni kwa kuntu ushobora kuba ukize, ugukira kwawe guturuka ku mitungo iwanyu bagusigiye, ariko ataruvuga ngo ni ya mitungo yawe wahasoringiye. Noneho mupapa yari yagize ibyago, umudamu we yitaba Imana, hari haciyemo nk'umwaka n'igice. Then nyine aravuga ati reka nisuganye nshaka ukuntu nashaka undi mudamu. Noneho aho mu gipangu hari umwana wigaga muri kaminuza w'umukobwa. Ntabwo nzi byinshi kuko icyo gipangu nari nkijemo vuba. Hari nuvuga ngo hari uko wenda landirodi yarabanye n'uwo mu sister yaratangiye gushaka uburyo ki yatereta ngo amusimbuze umugore we. Ntago nzi wenda byinshi kubijyanye ku byaranze umubano wabo, kuko urumva uwo sister naje muri icyo gipangu we asanzwe haba amazemo n'igihe kinini, ntazo ukuntu kingana. Sasa rero dore ukuntu byaje kugenda. Ubwo landirodi agire gutya abatangiye kwiyongoza uwo mu sister wigaga muri kaminuza, yo nanayivuga yigaga hariya muri Iraq. Hari ukuntu rero buriya abantu abapapa bakuru baba bazi ngo hari ubwoko bw'utuntu wenda bw'utunyanganyanga baba batazi bo, urumva kenshi, kuko n'umupapa mukuru afite imyaka 42 ubu tuvugana. Hari ubwoko bw'utunyanganyanga abantu bakuru baba batazi ko tubaho, cyase niyo bumvise ko bibaho hari igihe bagira ngo wenda na amabeshyo na amakabya nkuru, ariko nyine hari ibintu bibaho abantu bakuru baba batazi, babizwi nyine n'abajene, kuko niyo generation yabo. Nuko nihuse rero umupapa aravuga ati rero timaze umwaka n'igice umudamu wanjye yitabye Imana, nkeneye kureba ukuntu nakwishumbusha nkashaka undi mudamu. Ubwo baragiye yegereye umupangayi we, yegereye wa mukobwa nyine, ugatangira kumutereta. Urumva nyine izo story yazimbwiye, ariko hari point nyine atagezagaho, ariko nyine yarabimbwiraga ku buryo mbyumva neza 100%. Nuko ubwo landirodi ubwo babwiye umukobwa ati rero sister, ati ndashaka yuko tuza kuza kuganira ku mugoroba, nuza kuba ufite akanya turi buze kuza kunsanga boho, sinshaka kuhavuga ariko ndahazi, na ka bare resto kabaga ahantu gutya ku muhanda. Ndashaka yuko ku mugoroba uza kuza kunsanga hariya ku muhanda, tukavugana. Ndashaka atari byo nshaka yuko tuganira. Urumva ntago umukobwa ari bwamusuzugure, kubera yuko urumva landirodi wawe umuntu mukuru, urumva ntago byagakunda. Nuko arambwira rero landirodi ati sasa rero tubwo umukobwa ubwo baraje aranyitabye, ewana ndagura nyine. Ubwo icyo gihe nk'umuntu ushaka gutereta umukobwa, kwitwara nka landirodi bivaho, ahubwo ugatangira kwitwara nk'umuntu ugiye gutereta. Umukobwa arambwira ati ngiye so kukubeshya, ngenda nagutinya, ariko buriya sinzi nimba utabibona. Noneho ukuntu byaje kugenda,
urumva barakomeje baraganira noneho igihe kiza kugera noneho batangira kwiyumvanamo barisanzura. Noneho sasa umukobwa amubwira ati rero urumva nyine baba bakoreshaga komande ka mbere, umukobwa avuga ati rero okay ibyo byose wenda ubu ngubu twagize kuganira twisanzuranyeho, ibyakubayeho ndabizi kandi ukomeze kwihangana. Noneho Landlord ikintu cyabayeho yari koco yamubwira ati rero igihe gishize tuba hano nagiye ndeba imyitwarire yawe mbona mu by'ukuri umwana mwiza, mbona ndagushima. None ndavuga nti ntese ko buriya kubaho ari ukubana kandi no kuganira, tuhazakwegera nkakuganiriza nkakubwira ko nakwishimiye kandi numva wambera inshuti. Umukobwa nyine yaratuje ntiyagira ibintu byinshi ahita ambwira, arambwira ati inshuti nta kibazo kirimo rwose, mbona nawe uri umupapa mwiza, nta kibazo cyawe, ibintu byose ari amahoro. Noneho sasa ikintu cyaje gukurikiraho nihuta wenda kuko ndashaka kugira ngo ngere kuko ni inkuru ndende, urumva yanganirije ibintu byinshi cyane, ariko ndagira ngo ngerageze gusa nk'uwihuta kugira ngo ngere ku isomo nyirizina nyine ryatumye aricyo cyatumye nza kugira ngo mbaganirize. Sasa rero ubwo Landlord yaje kumenyana n'umupangayi we, noneho ubwo icyakurikiyeho ubwo urumva umupanga ntabwo yari akishyura inzu kuko yari yavuye kuri level yo kwitwa umupangayi yagiye kuri level yo kwitwa umukunzi, ntabwo yari ikiri kuri level yo kwitwa umupangayi. Noneho dore ikintu cyaje kubaho kuko Landlord ntago yari umuntu nyine wize cyane usobanukiwe ibintu byinshi cyane. Igihe cyaje kugera Landlord hari ukuntu ntuza korotire yari yarasenyutse ukuntu. Noneho umukobwa sinzi nyine ubwo ukuntu byagenze, umukobwa amubwira ati se ta hantu ko harangaye tubu ntago baza twiba, cyangwa se wenda nawe waba wanditse nk'imyenda bakaba bakwiba ko hari igihe hano mu gipangu twese nta muntu burimo. Landlord yumva ni sawa cyane, abatese ko kugira ngo wubake korotire ko ubizi ko bisaba ibintu by'ibyangombwa kandi hari igihe kugira ngo ibyo byangombwa biboneke usanga bakwitendekaho ngo ugura amafanta ngo gira gute ibintu nk'ibyo byose. Umukobwa aramubwira ati ariko se vipiza ibyo bintu ngewe nuko mwe muba wenda mutabizi, uragenda ku murenge ukadeklara bakaguha ibyangombwa, amusobanura ibintu byinshi nyine. Landlord yumva ni umukobwa usobanutse ujijutse uzi ibintu bya procedure zo gushaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho aramubwira ati wowe reka nkwereke, wowe binshinge mpereza icyangombwa cyawe cy'ubutaka, nge nzagenda kunoza ku murenge ziranye n'abantu babimfashamo babikore icyangombwa bakimpe nkikuzanira ukora ibintu byawe utuje. Landlord ubwo icyo yakoze niki, yamukubise icyangombwa avuga ati uno muntu ndabona azavamo umugore kabisa. Nyine Landlord yahise amwishimira, yumva abaye interese, nyine aravuga ati tuyu ni wo mugore ubundi nifuzaga, ati azi ubwenge, azi uburyo ki ibintu bikorwamo ibintu nk'ibyo ngibyo. Landlord bamukubise icyangombwa kugikubita umukobwa yari afite musaza we w'umunoteri, nyine abanoteri murabazi badiringa ibintu bijyanye n'ubutaka n'ibiki byose. Noneho umukobwa yahise akora, noneho buriya biba ari hatari. Umukobwa yahise agenda yegera umusaza amubwira ati rero hano ndagira ngo dutsindire inzu mu buryo bwihuse cyane, nabonye hano njye mfite Landlord wanjye ariko naramusomye mu mutwe, ndagira ngo dutsindire ino nzu ye mu buryo bwihuse nk'ako kanya, ngo mpereza plan rero ukuntu bimeze. Umukobwa aramubwira ati rero tuvugana mfite icyangombwa cye, urumva kandi mfite amakuru y'uko umudamu we yitabye Imana kandi ntago basezeranye, icyangombwa niwe cyanditseho furu, umugabo yari asigaraye uwumwe, nta wundi muntu muri famiye ko navuga ngo umuzungura ngo ibiki ibintu nk'ibyo ntawe yari asigaranye. Niyo mitungo n'ayo mazu ntago yaraye, ahubwo yari yarasigayemo iwabo kwa kundi nyine uba ufite umuryango nyine bakitaba Imana ukabisigaramo gutyo nyine, nuko nguko byari byaragenze. Rero kubera uwo Landlord yari yarabiganirije uwo mukobwa byose nyine nk'umuntu yari yatangiye gutereta yaramubwiye ibintu byose, ni ukuvuga ngo uwo mukobwa ikintu sasa cyabaye no mutipe bahise batangira gupanga systeme y'uburyo ki iyo nzu bahita bayiyandikaho nyine tu. Noneho sasa byagenze bite, ubwo uwo mukobwa icyo yakoze yahise afata nyine icyo cyangombwa, we yaragiye akora iki, yaragiye ku murenge bisanzwe yaka nyine ibi byangombwa byo kuvugura ibyo ki birarangira.
amaze kubibona ntabwo ahise afata icyangombwa ngo agisubize landirodi yabaye akibitse, ahubwo ikintu cyose kibaho yahise agenda abwira musaza bafata icyo cyangombwa cy'ubutaka bahita bacyandika ku wundi muntu wo muri famiye yabo, ntibacyandika kuri uwo mukobwa, ntibacyandika kuri uwo munoteri, urumva, mbese bahise bafata undi muntu wo muri famiye y'uwo mukobwa bari we bandikaho cya cyangombwa cy'ubutaka. Noneho umukobwa arangije, murabizi ko nyine ibintu byabaye ikoranabuhanga ukuntu, umukobwa yazanye cya cyangombwa cyanditse kuri wa mupapa nk'ibisanzwe, arakimuhereza, amuhereza n'icyangombwa cyo kuvugurura, urumva, maze umukobwa aragenda yakiserera umusaza, aramwakisera bya hatari, tari kurabona nkaha ukubisemo udukaro byaba ari sawa. Urumva umugabo yaragiye ajya kuri banke abikuza 3.5 miliyoni, araza arapeyivinga gutya korotire mwimbere mu gipangu hose arahakora neza, asiga amarange, korotire arakora, nyumva yari yatse icyangombwa cyo gusana inzu nyine. Yaragiye inzu arakora neza, aravugurura akazi akagira neza, agaparika neza kabisa, kamera neza. Noneho sasa bagiye babona haje abantu umugabo atazi, araza yagiye kubona abona haje abantu 3, baraza aravuga ati, barasuza ati mwiriwe neza, ati mwiriwe, tumeze mute, ati ni sawa. Noneho abona umwe aratanya avuga ati urabona ati inzu ni iyi ngiyi, ati hano inyuma gutya hari n'amanexe 2. Noneho nyiri inzu ntiyarazi biri mu kujya mbere nyine, urumva, yabanje kugira ngo ni nk'aba bantu bajya baza wenda baje nko kubarura, urabona hari ibintu bijya bibaho nk'abantu bakaza bakabarura amazu, kugira ngo ibyo mujya mubibona yuko bibaho. Noneho ikintu cyabayeho, nyirinzu yahise ahaguruka arabegera, bati se mwabagabo mwe muragenzwa n'iki ko mwanteye ntimunanyibwire, muri bande, muragenzwa n'iki? Ubwo noneho umwe muri bo nuwo banditseho yanzu, byanditseho muri system. Abatese ti vipi zawe, ti turagira ngo tukwibwire kundi gute se, ti muri twari utamenye se, tabwo se ninde namenye. Ntabwo ati njyewe nyine aramwibwira avuga amazina ye, ti ano mazu nayanjye, ti aba bantu rero nzanye ni abantu baje kugura ano mazu, ti hari ikindi ushaka ko nkusobanura kirenze icyo ngicyo, ti ntayawe se mu buhe buryo. Umugabo abaguye mu kantu, timuze tugende tuno ntabwo tabizi, tuno nyine umugabo nyine uwo byanditseho bari baranditseho nyine iyo mitungo, yahise yitangurana bw'abagabo ati mu mwihore, timwe muze tugende mbereke, tuno ni umupanga yajemo nyuma, ti kandi yashyizwemo n'uwo yasimbuyemo niwe wamusizemo nyine, ti ko abishyura kuri banke direct, ntabwo twari twagahura na rimwe bisanzwe physically, ti turi buze kuza twicare tugire gute tubi fixing. Noneho landirodi nyine akomeza ambwira ati ngicyo nakoze, nahise mpamagara inzego z'umutekano, nicyo kintu cya mbere nahise nkora. Nari nziranye n'umudaso wakoraga ku murenge, ndamuhamana ndavuga ati hano mu rugo hari abantu banteye bari mu kuvuga ngo ahantu ni iwabo, sinzi ikintu bashaka. Ubwo abagabo bamazemo nk'iminota nka 20 barasohoka baragenda. Ubwo abadaso nyine yaraje arambwira ati meze bite, to bantu ni bande, bakoze iki, tibaje barafotora ibintu nk'ibyo. Havuga ati sasa rero nimba baje bagafotora bakakubwira ko ahantu ari ahabo, to ikintu inama nakugira, ti kubera wenda nawe ntiwabafotoye nta kindi kintu wakoze, nagira ngo ujye gutanga ikirego mu rukiko cyuko hari abantu baje iwawe bakagutera, ti kuko nta kindi kintu nge nakora, sinavuga ngo ndabirukana ntabo nduzi, sinavuga ngo ndakora iki, kandi mbese ikintu cyonyine gihari gishoboka ni ukuba wajya mu rukiko ugatanga ikirego ukishinganisha, mbese ukavuga ko ari abantu baguteye iwawe bakaza bavuga ngo ubabereye mu mazu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho sasa haciyemo nk'icyumweru, yumva telefone iramuhamagaye, yari yo kuntuza Kimironko, hariya hari urukiko rw'ibanze, baramubwira ati ufite urubanza uregwamo, urasabwa kuzaza kwitaba hano ku rukiko. Aramubwira ati wowe uzaze hano ku rukiko, ti ufite ibyo uregwa, uzaze witabe hano ku rukiko, uzabimenya uhageze.
ubwo icyo gihe hari kuwa kane njyayo, hari kuwa kane icyo gihe sinibuka itariki yambwiye, ariko ubwo icyo gihe hari hamaze kuba nko mu byo mu kwa 10. urumva ya propoje mu sister ko bakundana mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, impeshyi aribwo itangiye kwinjiramo. So ubwo ndagenda ngiye kuvuga ati reka njye kureba abo bantu bandeze, ibyo bandeze, numvaga njye ari ibintu byoroshye, nyine numvaga ari ibintu byoroshye. Sasa ngezeyo sanga hari ikirego kigira kiti nanze kuva mu nzu y'abandi, ti nanze kwishyura ubukode, nanga no kuva mu nzu y'abandi. Ndavuga ati se inzu yande ko nge fite inzu yanjye bwite inyanditseho mbamo yanjye bwite, umuntu nakodeshereje inzu kanga kuyivamo ninde? Sasa ikintu cyaje kubaho, ubwo nahageze nyine sanga babagabo nge twarakubitanye nyine nkikinjira mu cyumba cy'urubanza nyine, ubwo twarakubitanye, ubwo mbabonye babagabo nyine baraho, mpita mbibuka ko ari babandi baje bansanga mu rugo nyine bibaraguza ngo inzu yabo, ibintu nk'ibyo. Noneho sasa ubwo njurumva nibwo bwa mbere nari ngiye mu bintu by'imanza, sinarenze ngo bashaka umwavoka bate, sinarenze ngo bigenda bite, nta kintu na kimwe narenze. Nuvuga ngo taba abagabo rero ureba hano barakurega yuko ubabereye mu nzu, ukabaranze kwishyura ubukode, bakaba nagusabye kuyivamo, bakakwandikira na priave ngo ukayibacira mu maso, ukavuga ngo ntago uzayisohokamo. Ibyo bintu urabivugaho iki? Ntabwo ati aba bantu nta hantu mbazi, inzu ni yanjye inyanditseho, nta kintu na gitoya rwose njye mpuriyeho nabo. Tizana icyangombwa cyawe cy'ubutaka. Icyangombwa cy'ubutaka bagakubita mu ntuza muri UPI, basanga iyo UPI ngo ntago ibaho. Abase wa mugabo we ko nduzi ino UPI itaba, iki cyangombwa ni icyahehe? Nyine ubwo sinzi wenda uburyo kibwo uwo munoteri musaza w'umukobwa yabigenjeje, aragenda nyine ubwo simbizi uko babigenjeje, baragenda babyandika ku wundi muntu ari we wari waje gutanga ikirego. Noneho ubwo nibwo noneho process zabaye ndende, noneho ubwo ikirego mbese kiba kibaye bushyashya. Noneho baramubwira ati sasa rero nyine urumva umugabo yabaye nk'uguye mu kantu, yibaza ukuntu inzu ye bwite yamwandukuweho ikandikwa ku wundi muntu, nta notification, nta kintu na kimwe kibaye, nyine ibana mbese biramurenga, nyine biramuyobera. Noneho sasa ukuntu byaje kugenda, noneho ubwo yaraje abiganiriza wa mukobwa, urumva bari bageze noneho no kuri ya level yo kugira ngo bagire gute babane, kuko urumva niwe muntu yari asigaranye umeze nk'aho ari nk'umujyanama. Araza amubwira tuzi ibintu byambayeho, byagenze gutya na gutya na gutya na gutya. Noneho sasa umukobwa reka amubwire ngo agiye kumufasha ngo amushakire umwavoka. Urumva arangije amuzanira musaza we, amuzanira wa musaza we, urumva ngo niwe uje kugira gute, niwe ngo uje kumuburanira mu by'amategeko. Kumva uwo musaza wazanye niwe ahubwo wagize uruhare mu gufata yanzuye ayandika ku wundi muntu nyine. Urumva muri make wa mukobwa nyine amushyirishamo bwa kabiri, nimba ariko nabyita. Ubwo umusaza sibwo baje bajya muri process baraburana, noneho wa muntu ho kugira ngo amwunganire, urumva nawe uwo muntu yamuzane musaza nk'umwavoka, yaravuze ati twe ngo dufite nyine urumva yamujyanye muri process nyinshi cyane, ngo dufite ngo cabinet y'abavoka, nyine yamujyanye mu bintu byinshi, azana n'abandi bantu batatu ngo bamufashe ngo kuruburana nyine. Kandi ubwo niko urumva abo yazanaga bose niko yabishyuraga. Harimo uwo musaza ariko ntabyo yarazi sofa, ntago umusaza ntago yarazi ikijyambere ari iki. Urumva yarazi ngo umukobwa nyine ngo yamuzaniye umwavoka, kumva umwavoka yamuzaniye yagize uruhare mu kugira ngo ahubwo ubutaka mwandukurweho. Arangije uwo mwavoka ahubwo azana abandi bantu nanone ngo babavoka. Urumva we yari umunoteri deja, nta nubwo ari n'umwavoka, ahubwo aragiye azana abandi bantu babavoka, maybe ko bari muri iyo plan. Urumva ubwo bajya aho ngaho, ubwo ngo bagiye kumwunganira. Urumva nyine urumva umwavoka kubera ari umuntu barize by'amategeko, kugutaba ni vuba vuba, ntago ubuzi ingingo yakurengera ari iyihe, ntubuzi yagushyirishamo ari iyihe. Nuko ubwo baraburanye, umugabo uzi ikintu cyarangiye kibayeho, umugabo byarangiye bigize gute, byarangiye umugabo atsinzwe, birangira atsinzwe completely nyine. Ahubwo ati gira vuba vuba, ahubwo hajemo ngo ibintu ngo byakashe muruza nyine. Ni story ndende ariko nyine ndagenda ngerageza kugenda ndasa ku ntego ku isomo ririho. Noneho sasa ikintu cyaje kubaho ni iki,
ku munsi rero sasa ubwo wo kuva mu bintu nyine urabona imanza ngo zabaye byarangiye hari etape ya nyuma ibaho ngo kashe muruzi biki abazi iby'imanza ibyo murabizi cyane etape ya nyuma na nyuma nyine yo kugira ngo ave mu nzu nyine agire gute agende ukuntu byaje kugenda rero sasa urumva yari amaze kumenyerana n'umukobwa nyine mbese bavuga ubwo gahunda yari ikurikiyeho kwari ukwimukana n'uwo mukobwa bakajya gukodesha ghetto urumva kugira ngo bakomeze bakurikirana ibyabo kuko umugabo ntago n'undi yari yabivuyemo completely ikintu sasa no kuvuga ngo cyaje kubaho niki ubwo umugabo kwa kundi umukobwa amashuri yari covid yari imaze nkigenzamo gakeya umukobwa yari atangiye gusubira inirake ku ishuri none ikintu cyaje ko umukobwa yaje kwibagirwa telefone ye mu rugo urumva noneho sasa umukobwa ngo nyine ni kwa kundi Imana yikorera ibintu byayo nta password yabaga muri telefone ye noneho ntuza ubwo wa mwavoka kugira ngo namenye ibyo ari byo wa mwavoka na ba bantu batatu bamuburaniye bamwunganiye azi ngo baramwunganiye mu rubanza aranabagurira arabishyura nyine nk'abari mu kumukorera akazi ko kumufasha ahantu nyine barimo barya ubuzima bagira gute urumva bifata amafoto baramwoherereza barangije baramubwira ati tigira ubanga ukuze de ducelebrate tiyonjeje yawe tubundi yabonaga ati yagira ati yazaburana urubanza karutsinda tigiruze ducelebrate ngo bari ahantu ngo bita ngo kuri Mamba ngo nakabari bita nimba ngo Mamba Kacyiru ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ngo niko kitwaga uradusanga aho ngaho kuri Mamba tuze ducelebrate tubungubu tayari tidiro tubungubu yaciyemo n'ibiceri babibaze byarangiye wowe simbukuze tuyarya ipasu nyine yari message urumva ukuntu yabimbwiye yari message idetaye ibintu byinshi nyine ni message ya celebration mba ndayibonye noneho ikintu cyantangaje nge cyatumye mpita nshyira n'ubwenge subiza n'ubwenge kure cyane nkatekereza ibyo bintu by'intuza ibyo bintu by'uko uwo mukobwa yaba birimo icyambere nagize gutya mbonamo ba bantu bamburaniye mbona barimo baraserebura mbona babyohereje umukobwa w'umupangayi wanjye ndibaze se ko ibi bintu babiziranyeho gute kugira ngo baserebure nyine nagerageje kwimagina numva simbyumva ngo uyu mukana noneho nanjye wenda buriya hari ukuntu Imana ijya isevinga umuntu mu buryo atatekerezaga ikintu cyabayeho niki ubwo nanjye nahise ntangira nyine kubacatinga nkora screenshot niyoherereza kuri WhatsApp yanjye kugira ngo bizakore nk'ikimenyetso ntabwo yatese tidiro zaciyemo timuzimpe neza ndashaka ko urumva nyine yatangiye no kubabaza ati byagenze bite nyine urumva yazambwiye ati miliyoni 25 tayari kuri konte zamaze kugeraho wowe ngwino dukore diro yacu turekane nako gasaza nibyo bintu uri mujyamo ngo byo kubanza kubana nawe turimo urata umwanya wawe tuwe banguka ufata ibiceri urumva turekane niyo njije y'umusaza tibanguka ufata ibiceri urabizi ko ibitinze bifata diro yarangiye banguka uzufata ibiceri byawe turangizanye tuve mu bintu byinshi urumva twara textinganye ngira Imana ntibamvumbura izi kintu nahise nkora nari narasigaranye urumva ibyo byari muri ya misi hari imisi batanga 30 y'ubujurire ibintu nk'ibyo ngibyo nubwo haba harabayeho birango bya kashe mpuruza n'ibiki nyine ngo haba hari nge ntabwo nzi iby'imanza n'iki ariko ngo hari option isigara yo kuba wajuririra nyine ibintu byavuye mu rubanza mu gihe ngo ubonye ibimenyetso bishyashya ubwo icyo yakoze n'iki yahise directly ajya gushaka umuntu nyine umwe mu bantu bababuranishije hari ukuntu mu bipapuro babaha nyine haba harimo ababisinye ibintu nk'ibyo yahamagaye izo nimero n'umuprospecteur ibintu nk'ibyo ahubwo ati nabonye ibimenyetso bishyashya bigaragaza ko nagiriwe akarengane ibimenyetso bimeze gute nyine abanje amusobanurira nimero z'ikirego ibintu nk'ibyo sinshaka kubijyamo aho ati uzaza ubinyereke aragenda aramwereka aramusobanurira amubwira ati uyu mukobwa rero tekereza ko hari isano riri hagati yuko uno mukobwa yaba abirimo noneho aramubwira ati rero ngiye kwandikira urupapuro urujyane mu ntuza muri RIB ibanze iba ariyo ikusanya ibimenyetso ishingiye kuri buduhaye kuko kutuzanira aga screenshot ntago bihagije icyakurikiyeho sasa niki ubwo nyine ubwo
urumva we yaraje ntiyagira ikintu abwira umukobwa byabaye, urumva yagiraga gute, yakoraga screenshot akiyoherereza. Yego, sasa rero ntago landlord yigeze akora iki, ntago yigeze abwira umukobwa ibyo bintu ari mu gucamo kubera yatangiye kumukeka amababa. Ubwo ku rukiko bamwandikiye ngo igipapuro ajyana kuri RIB ngo ibyinjiramo, iraza ifata umukobwa, urumva imujyana kumukoresha ibintu by'amastatement, amazi uyu muntu muziranye he, ese hari yigeze yagutuma icyangombwa cy'intuza, kumushakira icyangombwa cyo kuvugurura inzu, nyine babisubiramo ubundi bushyashya. None ikintu cyahise kibaho, urumva ni nk'Imana nyine, urumva muri statement bakoresheje umurandlord wanjye, urumva yasobanuye ibintu nyine, afite ukuntu nyine nawe, hari ukuntu nyine Imana igusevinga ikaguha n'ibitekerezo byo guhuza ibintu byabaye nyine, kugira ngo umenye ukuri 100% ko icyabaye ari igiki. Urumva yarabasobanuriye ukuntu impamvu akeka uwo mukobwa ko hari amakuru umukobwa, urumva ntabwo yahise yemeza ko umukobwa ari bubiri inyuma, ahubwo yaravuze tuno mukobwa hari ikintu azi kubiri mu kujya mbere nge ntazi kandi yafasha. Umukobwa banze bamuta muri yombi, barangije baragenda bahita bata muri yombi babavoka batatu na wa mutipe. Abati sasa rero none ubwo babijya mu ntoza bujya mu mizi, biba bibaye noneho ahubwo ikirego kiri complexe nyine, kiri complique bya hatari. Ati sasa rero turagira ngo tubanze tumenye ngo iki cyangombwa cy'ubutaka cy'uno muntu yakivanye, yarabuguze, yaraburazwe, nyine bajya mu ntoza muri detail ndende, noneho bagera ahantu babastaka nyine, babastaka babura ubusobanuro. Noneho uwo mupapa noneho yashatse undi mwavoka nyine umwunganira abijyamo, noneho bajya muri detail barabicukumbura. None sasa finally uzi ukuntu byaje kugenda, finally byaje kurangira nyine atsinze, wa mupapa atsinze, birangira yanzuye ayisubijwe. None sasa baba papa, urumva bari bamaze kurya amafaranga miliyoni 25 zari zamaze kugera kunoza kuri konte yabo. Ni ukuvuga ngo buriya wenda n'inzego z'igihugu cyacu n'abahanga cyane, afite ukuntu bakurikirana ibintu nyine, iyo nk'ibibazo byavutse hakaba hari nka ruti cyangwa se ari nk'umuzi wo guheraho, akantu gato cyane karahagije kugira bagahereho bakurikirana ibintu byose byongere nyine babisubize ku murongo wa fixing. Baragiye barabikurikirana byose. None umupapa yahise aregera impozamarira, urumva nyine bamaze kumusubiza umutungo we, noneho ahita agira gute, ahita atangiza urumva yabonye noneho umuntu uza umwavoka ufite nyine w'umunyamwuga nyine udafite aho bagamiye, ahita ashora noneho urubanza bita ngo ni urw'impozamarira. Umupapa byarangiye ahubwo mu byo baburanye nyine za miliyoni 25 zari zagiye kuri konti, kuko deja bari baramaze kuziburokesha nyine, banki yari amaze kuziburokesha, bahise bamukubitamo miliyoni 15 z'impozamarira. Sasa rero isomo riri muri ibi ngibi nyine, wenda buri wese ari buvanemo iryo ashaka, ariko wenda ikintu wenda nenda kuvuga cyo nuko mani hano hanze hari ibintu byinshi, nimba nabyita ko ari ibintu, nimba ari scam, nimba ari iki. Impamvu wenda naje kubaganiriza iri somo ni ukugira ngo mfashe abanyarwanda kujya bakanguka, sinzi ukuntu nyine nabyita, njye nyine ako kantu narakumvise nyine numva kantushije ahantu, numva gafite ukuntu kankanguye nyine mu bintu byose mu buzima bw'umunsi ku munsi tunyuramo. Sasa rero isomo navuga ko isomo nakuyemo, wenda buri wese ashobora kuvanamo irye, hari ushobora kuvanamo isomo ryo kudakunda kwizera cyane, ushobora kuvanamo isomo ryo gushishoza muri buri kintu cyose abarizwamo, hari ushobora kuvanamo isomo ryo kwihangana mu bigeragezo ko biba bigomba kugira uko birangira. Buri wese ashobora kugira isomo rye avanamo mu buzima. Gusa ariko wenda buriya icyo nabwira muri rusange abakunzi b'ino shene, ntimugagwe mu ikosa, reka mbyite ko ari ikosa ryo gutuburirwa, wenda reka mbyite gutyo, ntimukagwe mu ikosa ryo kwizera cyane wenda ngo mutuburirwe mu buryo bwa hafi. Sasa rero iyo nkuru ntabwo ari inkuru yanjye nyine, ariko ni inkuru y'umurandlord wanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo ngera muri icyo gipangu, urumva njye nagezemo, izo story nyine yaje kuzimpa after nyine, kuko njye mwaho hagati hari igihe cyageze nyine kuno
covid yajyaga izamo ikongera ikacisha make, hari igihe cyageze ngiye nsubira mu ntara, ariko ngiye nyine kubera nari narasize nishyuye ibintu byanjye byari birimo, nyine hari ukuntu life yabaga itameze neza, ugasiga wishyuye gato nk'amezi 6 ukabanza ukikoza mu cyaro gukurikirana utundi tugahunda twonyine ukazagaruka. Urumva njye ibyo bintu byose birimo biba, njye ntago nabaga mbyitayeho cyane, ahubwo yaje kunyicaza nyine ambwira iyo story y'ibintu byamubaye, arambwira ati rero mwana mutoya, buriya abagabo barabona, abagabo barabona ti mu buzima timenya ahari nta kindi kintu nsigaje kuzabona uretse gupfa, nkeka ko nta bwoko bw'ikibazo kibaho mu buzima ntahuye nacyo, tikiretse gupfa nicyo kintu cyanyuma ahari nsigaje kubona. Ubwo nibwo nyine namutegaga amatwi atangira kumbwira iyo story yose ukuntu byagenze. Rero nshuti bavandimwe, story yari iyo ngiyo, buri muntu wese akuremo isomo yumva ryamwubaka mu buzima. Ndabashimiye rero, mwakoze kuntumira, kunyakira, n'ubutaha kandi nzishimira kubana namwe. Murakoze cyane.